uravugisha ukuri hajemo inkoni. Iyo abana bikoraga n'abantu bazima uzukazana imbogo. Ibyo wankoreye byose bimaze kungera. Narakubwiye ngo wakoze mu jisho ry'intare. Hano nuko Guillaume. Guillaume ukora hano gutya mu ntoki. Umugabo ariko utambika ngaho bazi. Kuko ngaho ntabwo aba Guillaume. Cyangwa wenda asanga yari. We Yasini ariko si warwaye none waryamye cyane waryamiye cyane umutwe wari n'inyisho byatari gute ahubwo nta binini ufite ngume ibinini se ibinini umuntu aryama cyane nkaho yaryamiye ingiga y'igiti gusa ni sambari cyangwa shani bw'abakobwa bwirirwanye hano nakubuje kuzana aha ngaha shwida umva umubwira umuntu yakubwira ko akarwaye nta kintu uri kubikoraho kuba urwaye ntabwo ari ikibazo wakagombye kuba wagiye kwa muganga wamuhamagaye cyangwa se ugafite amafaranga ukajya kwa muganga sibyo kandi reka twumvikane ibintu uba wigira ntabwo ngende kubyumva aha ngaho by'uko ujya gucana imbaho reka nkubwire umukobwa uzatera inda ye nzaguteza ribu urumva kanigendere ngaho byuko ujye gucana imbabura ngenge utuntu ngiye guhaha ndaje sawa byuka jya ku muhanda Nanubu uracyandakariye. Ubu ikintu twapfa kiruta imyaka tumaranye n'ikintu. Ubu ikigeni ufashe umwanya wo kurakara iminsi ukora gutya. Ntabwo hano ndi ngoma y'iwanyu. Ntabwo naje ngo njye muri bamuvuze. Ako urushyira umwe nibwo rutuma uvuga gutyo ukubiswe ebyiri cyangwa eshatu. Umva bikubwiye sorry. Ariko rero ntabwo ugiye icyo ari ibintu bibi. Ariko ibintu byose urimo ndabyigaho ndashaka igisubizo. Ariko ziko niyo yaba ari uburozi ntabwo ujya nkaburuka. Nubwo wabushyiramo kandi nkabyibuka. Kugira ngo njye byakora umwanya wo kujya kuroga. Ushaka iki? Nuko ntibagura se? Mba mubwire. Uwo mujinya wawe yaba wari ufite n'umwana uri. Kugira ngo bari abakobwa uzana amati bazabusiramo bazakumbira. Niba wari ufite n'akana wenda ukabivuga n'agato. Umwana? Cyane. Abana wasanga ufite ikibazo cy'ubuzima uzajya kubagurana hari aho usubira mu uzagenda ugatoragurana hose ushaka n'ibyo ushaka umwana uzaguze bazamure nk'ayo mabuye umuriro wanjye umwana ni byiza Kato! Ngwino wanzanye amazi yo kunywa. Kanzanya kozanira.
kuzi kurusi kumba ntumye cyangwa akaboko bitunganiriza ye uranyimyoza jewe ubundi se wuzwe mu gikomeza umuntu utagira akana umaranye n'umuhungu wanjye n'imyaka 5 mucyo tugeze aho ngaho hangaho mo kumvira hasi aha ni iwanjye ndahazi se mpazi nte we aha ni iwanjye mpazi makubona gutya nanjye n'umuhungu wanjye je nabanye n'umuhungu wawe ntabwo nabanye nawe none ko mwabanye se usabura n'ubu niba ushaka umwana ntubyare mumuhereze ako numva hano habaye ibibazo bimeze mama wabaye uguze ibintu bibaye uyu mugore wawe reka nkubwire jewe iravuga ujya kunywa tike nisubirire iyo navuye mbega umugore we kabishwa atabyara pe umwana wanjye niho mbonye ko warushye warababaye uzi ukuntu ambwiye irushakire n'itike ngiye nisubirire arambwiye ngo munindyamane nawe tekereza umugore utinyuka akambwira uriya uti arambwiye ngo nindyamane nawe umwana ashaka okay reka nze mwereke ntabwo turakabona kubita hasi niko naramushimira mwana warumva ibintu arimo arambwira yewe data we uzi ukuntu yagiye guhita ambwira ngo arakumva apfuye none uzi ko nguyu ari mama urabizi wowe uramuzi cyangwa ntabwo ndamuzi ntabwire nakwereka wowe umuvune maze n'ubundi kizagende yisi rubu njyana umwana Yes, technicien. Umeze bite? Umeze ute se kimwana? Biragenda se? Ndaho. Ay. None se sha. Oya ngwino hano duhagarara hano. Mama, none uheruka zamani. Uheruka kera cyane. Ni ukuri kw'Imana. Ariko se amasomo byaje kugenda bite? Amasomo n'umuziki. Ndabizi none. Oya amasomo yurabizi ko narangije. Naho reka iby'umuziki by'undi atari byo tuvugaho. Icyo kintu nyeneye. Umuziki narawukoze ubu rwose ndagerageza. Ndakwifotorezaho pe. Oya ntawe sha. Ceceka ariko nkubwire. Reka rero nzakora umuziki. Niyambaze Yasini kugira ngo nibuze ashakire umukobwa. Yasini kakajamo ndakaza. Kazi nako karagafashe. Jya mbona amafoto yabo. Numva nkubwire. N'abakobwa ariko. Yabareka ceceka nkubwire reka rero nzamwiyambaze ngo ashakire umukobwa wo gushyira muri clip. Kugira ngo noneho ngenda sohokane na mushiki wanjye bambaye ubusa maze kumurya kiwanjye. Yasini na Keti. Nuko rero tekinisiye rero ibibazo byanjye nibyo ahubwo rero ese ubu muziki kweri warawuretse. Ubyo tunabyihore sinshaka kubyumva kuko ibyo nabiboneyemo birahagije ahubwo rero ikibazo mandangiye akazi muri rwa ruganda rwanyu tekinisiye. Shaka akazi ko rero karanahari. Ahubwo nyine sufite namba yanjye. None se nubizi ko nkuhamagara no kuri za WhatsApp wowe nta kibazo. Wowe turaza kuvugana. Ndaza no kohereza SMS. Turaza kubanza kubaza boss nimba ikinambira. Numvishe yivugishwa nyine ibintu by'abakozi. Ndaza kukubwira guha gahunda neza sibyo se? Sawa nta kibazo urabukoze. Ubwo nuko uvuga ngo nanjye nuko buzima bumeze. Sha iyi minsi byo nta sha reka nigendere nako nta bindi bintu mwese muri
mbega umunaniro uzi ukuntu twaturutse turiya ngenda nkwereka ukuntu bimeze ntiwahishimiye ni hanini iri shyamba se wari uri ahubwo ibi biti ni ukubigurisha burya umuntu agurishamo nk'ibyo kubakisha harya bya bindi bashyira hejuru y'inzu babyita ngo ntabwo mbizi ariko ibiti birakomeye birakomeye nyine ariko ku buryo bikomeye ntabwo ari ngombwa kugira ngo ugurishe ibiti biteye byakomeye ariko ikintu nshaka kugira ngo nkwereke nyine nk'umuvandimwe reba uno muyenzi wabonye uyu muyenzi ni rwo rugabaniro rwanjye nawe ndagira ngo utware hariya nanjye nsigara aha ngaha niho mu kwanjye kugira ngo nyine ntuzajya uza utazandengera neda uzandengere kugira ngo uduti dutoya oya ntabwo ibingibi ari ibiti bitoya kuko n'ibingibi twarabiteye nabyo ari bitoya biza gukuriramo rero n'ibingibi rero bizakura ubu se ko ndi mukuru wawe wari uzi ko ngewe nzavuka nkangana gutya nkajya nkuyobora nkaguha buri kimwe cyose se njyewe wakwambitse wari uzi kwambara ipantaro cyangwa wari uzi kwambara ikariso imbere mwagiye mumenya ubwenge niba ngewe icyo nkubwiye cyo byemere uri murumuna wanjye umva nawe hafata nanjye fata ariko ntabwo uzi ko uri umwana w'umugore mutoya ngewe ibi bintu ngewe na data twarabishakanye niyo mpamvu ibintu byose ngewe ngomba kujya nkugenera kuko papa wawe yarakunsigiye kandi nawe ni data urabyumva neza hari ahandi rega ntari nakwereka naho nzagenda nkukatiraho ejo bundi utazatera umwana w'abandi nza ugasanga baje mu rugo baje kuharwanira ntabwo mbishaka niyo mpamvu ngomba kugenda nguhereza gato kugira ngo nk'umwana wawe nagira ikibazo uzaza uhagurishe kugira ngo ibyo bintu bimutunge wabyumvishe urimo uranyumva neza ikibazo ahandi hazakurikiraho ubwo hazaba hanjye tuzagenda tugabana kandi nzajya nkugenera ntuzabyanga tuzajye mu mategeko ariko n'ingewe byanditseho ngewe byanditseho byose niyo mpamvu ngomba kujya nkugenera n'ahandi nzagenda mpaguha my friend tungana n'imbarasasu wowe ugatwara ibiti ntabwo ari imbarasasu bizakura sinakubwira ukuntu byagiye bigenda ubwo rero ihangane wahabonye ariko ntuzarengere ngo urenge intuza uyu muyenzi urumuna wanjye ibi ndaza kubyigaho nta kibazo Yasini umva nkubwire nyine ibintu byose iyo mbikubwiye uba ushaka kugira ngo uzamure amakare wikuze ube mbese umuntu w'ibogari ariko umenya ari bariya abakobwa bamaze kukuyaza mu mutwe nibo bamaze kukuyaza mu mutwe dutahe urahabonye ubutaha nzagaruka nkwereka ahandi data yari umukire yari umukire niyo mpamvu ngomba kugenda nkugabanyirizaho ukabona nawe ibyawe uzajya wigengaho dutahe nanjye ndaza kubyigaho nzabyigaho ndebe hari abakecuru baba bazi n'umuryango wabo barabizi ariko ni wowe mwana muto ntabwo mva hano noneho nze kurebana nawe ninde urangajana cyane wowe uje utaye amasaha hano ibyo se birakaze iyo uragezwa n'ikizi saha ntabwo uri amasaha ageze niba udafite isaha ku kuboko nta niba ufite mu mutwe wawe umva isaha yanjye izi saha mu rugo rw'umugabo y'amasaha isaha yanjye ya telefone yanjye urayijyana icya kabiri ikindi ni hano ibyo ntabwo bindeba nushaka uzayijyana cyangwa ujye ariko icyo nkeneye umwana se uza kumubaza aya masaha umwana amubaza aya masaha akorewe sorera ibi ni ibiki ntabwo ndenga urifuza umwana wawe izi saha ari hehe mbese izi saha se niba uza kumura ko utaje kumura mu gitondo ukaza mu gicuku ushaka umwana ushaka nyina nicyo ushaka kumubaza urwaye mu mugongo ntawe urwaye ntibindukire urebe ziriya urwaye mu mutwe nta na hamwe urwaye nta kibazo kimwe urwaye mu maguru se nta kibazo na kimwe mfite umva mubwire indyarya n'indyamirizi ubu ngubu ugiye kumbona ubwo baje bafunzemo ubukoti rero none numva ngo ntabwo ndi bumubone ntawe ndebe kuri hankura none
n'ibikira n'Rwanda unguzamo n'umwana izi saha ndebe ko hamura umvaga iyo basi ndabikana ndana gufuka mama sahaje sibyo nyine ugataza gasanzwe sugeze ko twagera manga benshi mbabarira nakunikunze sinakwitire bimiyaga imiyaga bakiri mu mbanyene mbabarira sibyo mbabarira umwana uzazi umubere ku manywa bana nijoro byaryamye ngo namuzuza umva sinseka urabona ndi kusekaho gisagera rero ndi kuganiriza uranyimyoza wowe yuhandi gende n'ibyane no sabe ryamye ni kwa hano ryamye ni kwa buryo unyikagaho n'amakoti ngo je wintesha umutwe nutanze n'umwana ndarara nyumva twumvikana utaneze umugabo ariko twumvikana uretse wagiye unyambura wanga gutanga minerivare y'umwana wanga gutanga indezo ukantera kamere mbi mu mutwe ugatuma nza hoteli wawe mfasha rero twumvikane twere wowe untandukanye n'umugore wanjye ntabwo ajya gutandukanyije n'ayandi mahabara wifite nose giyo twumvikane dore na za habara zawe ntabwo ziba zagukontoreye ufite ubwenge ihabara ntabwo ufite se ntunkangure umva nyine giyo twumvikane noneho sibyo naho amasaha ageze urukundo rwari mu nzozi buno rwavuyeho kandi dufitanye ibanga twumvikana aho ushaka iki nta banga none uri ryamenyekanye ahantu hose nyine mu gihe tutarishyira hanze njye nawe turacyabifite ahubwo umugabo ntacyo azi ntabyo azi nibyo byiza nyine umva akusigaye uretse kuntenguha ko njye nagutengushye kubera ibyo wankoreraga unyikatishaho mu muhanda unyikubitishwa ubutugu unyirebeshwa uzi neza ko ngufitiye umwana ntunanyureho basi ngo nugera n'imbere uhindukire unansuhuze niyo mpamvu nanjye nagize turuma mu mutwe nza kugutera na n'ubu ufite toroma wanditse nk'iryamira nusanga haryamye ni wawe telefone yanjye urayifite ikote ryanjye urarifite urumva hanyuma umwana wanjye arihe umwana uzi isaha araryamye ahubwo twumvikane basi uzaze muri bari ku mama kuvuga ngo kumujyana izi saha zo telefone yanjye irihe iri joro se wari uje kureba umwana telefone yanjye irihe telefone nayo ijyanye ku mutekinisi icyo mubwira cyane ngiye kuguha amasaha reka nkureke nanjye uyu munsi ngiye kuguha amasaha atarenga 24 niba ntarabona iyi telefone niba ntarabona ikote ryanjye none uzambona nzaza hano ku mama hari reka ngende wiki uvuga noneho nongera njya mfungire batagira ngo ahani tuve hano gukora dore ko bakumenyereye bose bakubona reka nigende akusije wita umenyereye kumbara amakote cyangwa kuzaza uje gushenza so kadende uzaza uje gufata nyine uzaze uje gufata telefone nongere njyane ya masano ni wawe wawe barakugwerukanya warahukanye ayi wawe uranyirukana wowe bye Guillaume tetwa imbécile asamana kutashika uyu munsi byagenze bite mu ruganda rwanyu shawapi ndumva ameze nabi ndumva ameze nk'umuntu urwaye ahubwo se woga nyihe none hari ahantu ngiye gatoya na ruguru mani hari utuntu ngiye kuzana ahubwo wowe genda kwakwanye ndaje gatoya dukora imiti nta birenze byose ntabwo shaka utwo tuntu twawe nta birenze gukora utuntu ngiye gukora utuntu nta biba bikaze ushatse wakoroganiza ibikorwa byawe kuko ndabona atari byiza mani ukamubwire rero mani sibyo nubwo twishyurana geto nta bintu biba bikaze twahuriye aha byabise twese duturuka imihanda itandukanye nta biba birenze sibyo ubu buri wese aba akina diruze icyangombwa se si uko nzana amafaranga twikinuza hari ikindi si biba bihagije se ariko icyangombwa ni uko tugomba kugirana inama none se kuba tubana twabanye ahubwo we sinzi wowe sinzi ubujugu burimo rwamukora imiti ndaje abantu ibyo ngibyo sinzi ibyo burimo amara ashashatse wakicunga yagenda Jesus nabeshye mu rugo ngo nkora mu biro none ngiye kuzajya nkora mu mashini uruganda rwa biswi ndwiyoborera nimanukira neza cyane ibana mabuja na boss naba hari inyogokuru yagiye mu baturanyi iminsi biratangiye kuzerera iki ni ikintu cyo kwibwaho naho ubundi mabuja na boss bagomba kunyongeza uruganda rwa biswi nkahita ndubera manager nimba ariko tuzarwita mu kida none nsanzwe ngira ibitekerezo byubaka uruganda no kurwita mabuja na boss sibiyunze niko bimeze rwose kabisa amatafari zajya kuri fondasiyo mama zashyiraho tugikura gake ngo dushyire igisenge amanze nanayego
kuza hano ugasanga Goriyati nyogokuru anzanye n'ibintu by'amahane ugasanga hajemo gushwana aho se ubundi arambwira siga mbwabo nyegure dore ko ubona buvuye hanze bwiyemera urebura amatafari ataruba wabona nimba batarabungabura ariko uruganda wabaye uruganda mwahoje none amatayi afite zatazana n'amatama azana n'amabinga bose usaza akabyirura inda kwa kundi yagaragara nk'iri kumva umwotsi none aza ebana shasenza azataba cyarumende kabisa uzagaruka ku nsura ryari Shumva sinzi nawe gusa nyine nzakubwira sibyo ujye uzirikana ko nyine mba nkumbuye cyane sure nanjye mba nkumbuye bya hatari uzi ko iyo ugiye nguma mu nzu niyicaye sinjya asohoka muri iriya nzu paka buriya nsohoka mu nzu nkuherekeje gusa tujye tugira ubwa bukuru sure ni ukuri kwizera ujye unyizera nta muntu utanyizera kuko nyine kwizera Nanjye ndahageze rero sinubahirije iminsi ahubwo urakoze burya cyagiye nawe ututse nyine nicuza nyuma ariko wahise umbwira akanama keza ahubwo ugiye kubahamagaye umbwira numvaga muraye mufite ubukwe mugiye gusezerana aba bakobwa ntabwo tuzi dufuhira n'abagabo habara rikuru n'irito nyine none se njye nahise kuri habara rikuru aba rero ngabimenye njye ahubwo njye nabonaga yajyaga kukwita akaba asohotse yirukanka muri ko umugore wanjye yaramamagaye nkavuga se wakitabye uwo mugore amasheri ngo by'inkore akaba arasohotse njye nyine nibwo nagiye muri telefone namungo se tubimenye ngiye kumuhamagara ariko ikintu namuhamagariye nyine mfasha nawe yakira nakire nteze yo urumva ndashaka ko Guillaume agakinira dukina urumva se tugiye kumukina akarenza ubwo se wese uri kuguhamagara wowe agende n'igicucu n'ibindi byo kumuhamagara mwihari arahamagara azana nigeze aho niho guhamagaye kuko nshiye iwe nsa nk'unyuraho nigendera nimba mbonye sinzi kubonye nasazi ko tuziranye ahubwo nazanabimenye yabimenya gute ariko turi mu gakino twikomereze dupanga agakino urumva tumurya amafaranga nyine urumva ni urihabara rikuru njye ndi ritoya ariko tunganye utese mbese gute turi bunganye njye ndamuhekeye n'ubushize mperutse kujya kwishyuza ayo mafaranga 200,000 ngira ngo ndebe ko natita ku mwana mbona wapi masanga agakobwa n'agahungu suburiya umugore wa Guillaume kuri ameze so nzi ko ari umuyaya wiwe nzi ko ari umuboyi n'umuyaya ni ukuri yaramubonye ndamara rero ubundi uriya mugore wamushatse wahumye byari byagenze nagira ati she nikabyara ibiki ntanabyara ko wanamugana ntanabyara kuko ndabyibutse mwihorere tugiye turamufite gutya uku njyewe ibintu bye byose ndimo ndagenda byinjira mu gake ugeze ku kiwowe rero nanjye mubwira icyo ngeze umva n'uruganda rwe narwinjiye koko se ngiye kuba iki nanacu uzanyibuke uzanyiyibukire numva nyine wowe ariko wowe ufite umuramo ufite cyane ngenda mufite kuko namuriye na telefone burya udukoti ariko mani ndabona ari kugenda bibingaro ahubwo nagira ngo tumwige neza fresh oya fakuba turi nose uretse urwo ruganda iki kintu uhora mukura bagifatika gicucu cyarambwiye ngo kigiye kugura inzu
urumva numvaga iyi ngiyi ari iyawe iyi niyo umukecuru ubu uracyataha kwa mukecuru wawe shabyo ufite umugabo nk'uriya wambabarira ukabyora ubu ngubu ndimo ndamwigira ndimo ndamwigaho kumenya na jo najyaga ngira umugore arambye urumva mbaje kunuka bajyayo umugore ahari mbese urumva njyewe byari igitangaza ariko mana yanjye wajuje noneho uratwika niyo rero ahubwo ndaza kubakorera agashya ndamukorera agashya uriya mugore ubwo rero nibyo nagira ngo dutange hanyuma rero kuko tugiye kubigenza ntabwo tuzanganya icyo ntabwo gishoboka kandi uratangiye ndetse twanganya gute kandi muhekeye wowe uzamwaka ibyawe ku giti cyawe n'umwana wawe njye turi muri diru yanjye nawe nta mwana urimo noneho ibyo uzajya umwaka ujye ubimenya nanjye ibyo mwaka mbimenye hanyuma tujye tugira ahantu duhurira tuvuge ukuntu byagenze ubwo ni 50 kuri 50 wenda nijya wowe bizaba 40 igihe wowe ushaka kuzamwaka dukeya ngenda twari byinshi gusa ko maze gutwara ikoti ko maze gutwara telefone uzaje gutwara nangurira iyo nzu izaba ihagaze uzimaze kumukuraho zingahe ahubwo wowe va mu mandazi ngo bwirane izo nyine umva sheri reka guterinda nakwandari umva izo wamutwaye niza ku giti cyawe turi muri dire ebyiri ubwo tujye gutangira gusa zeru Imana y'u Rwanda turamufite umva tugiye kumukorera agashya ku buryo azamugera ku musozi kiruka hanyuma rero ngaho gira ngiye ko mfite umupangu bidatinze njye nawe ndabona arimo arangaruka ariko mbere ko angaruka njye mfite umupangu ndabona arimo agenda yigarura azana iby'uwo mwana kandi si umwana natembere wawe uzara aho batabyara aho mwumva mubwira gahunda tuyanze kuko ndagiye mfite gahunda hari umutipe njya gusoma utuboro nyine tugahuza akanyuriramo make yo kwinywera akabyeri dore n'imihogo iba yumye dore n'izuba rimeze nabi cyangwa se nawe uri mugenzi wanjye ariko ntazamenye ko kimenya kuko nabimenye kanigendere njyeka ayanjye nakuyemo mwihorere tuzaba tubireba shama maketi uzi umujinya afite wikize ubone noneho wa mukecuru umukecuru mubwira nta wundi nuwuhe mama wa sheri wanjye nyina wagiye amese reka imyaka yose twabanye ntazimira aho mumenye arari inkorera umugozi umukecuru amuzeho ejo bundi yaje ngo kudusura yamutishije umugabo arambekera ngo namuretse reka da nubwo twageze mu byo kubantu bageze iyo mese nawe yarabyumvishe yumvishe amabwire ya nyina ntabwo wabyumva ariko ibyifuzo byabo ntabwo naturabishaka kuko ndamutse ndangaye gatoya imitungo yose umva nkubwire uramenye ahubwo ntuzatushe ngo uve muri aro wasanga ingado zarwanjamye wanyumvise neza ujye wibwiriza kuri ubwo nubura ubwenge nawe urabyumva uramenye ni akantu nashakaga kukubwira ari nakugira inama yo kugenda ariko nasanze atari byo oya nanjye amaze kubibona wowe guma mu rugo rwawe uranyumva neza hari abakeneye kurujyamo kandi ntabwo baza ngo bagusohoremo wanyumvise ahubwo ubuze ikintu nagutumiyeho se urakizi uzi agahinda mfite ubu kikize ari wari uzi neza ko kati yakwita kwase nurimo kubekera aratwite oya wimbeshyira umwana rwose ukuntu kati yayitonda Katia uzi ko umuzi kera muhamagare Katia aranyitaba se Katia karame do reba nawe ndebera nawe koga ntunze hano ngwino hano tuza are gusa wari umuherutse tuzi ikintu nari nkuhamagariye se agira ngo mbabarire mwana wanjye urabizi ko nkukunda
urabizi se agira ngo mbwirire areni sibyo utubabarire turashaka kugufasha ninde waguteye inda tubabarire tubwire umuntu waba araguteye inda areni nguyu kandi arakumfashiriza Kate amakuru neza neza atanu kwitwirika imbere Kate umusore kuko uduhemukiye uzane ibara mu muryango n'indi kandi Kate wasanga atanashobotse Yumvikana pe murashaka kumfasha ndabyumva ariko ntabwo nshobora kumuvuga kubera iki Kate ntabwo nshobora kumuvuga pe ubu urabona jye na mama wawe turi babi ndabizi ntabwo muri babi ariko ntabwo bishoboka uzi ko twagufasha binabaye ngombwa byanze twanamushirishamo ariko mama ni ukuri ntabwo nshobora kumuvuga impamvu utamuvuga ni iyihe ariko jya uvuga ureba abantu ubu areni wadusuye ntabwo ushobora kumuha n'agaciro nise mama ikibazo ni uko nimubabwira muzamufungisha nicyo kibazo ni igiki se ku buryo ubu ufite imyaka ingahe ku buryo tutamufungisha vuga ikibazo cyawe tugufashe niyo mpamvu namuhamagaye kubw'izo mpamvu zo kwirirwa munoteza ni ikingaragariza yuko niyo namukubwira wamufungisha rero kubw'izo mpamvu n'icyuma niyo mwakimfatiraho sinzigera mubabwira n'umunsi n'umwe nukubwiye sigaho mama umureba ariko se buriya ntumureba are mureke n'umwana mureka azayizana nihorere mutware buhoro are gusa nka buri ivuyemo sigaho ivuyemo are ubuse hari icyo ntamukoreye singuriya n'umureba umwana nyine none se impamvu atabivuga ni iyihe oya mureke wibagiwe bya bindi byakubayeho Ngeze mu nzu oya ntabwo twinjira mu marahari tuvugane hano ngo mama njye nta kibazo ese ko nkurubana boshye imbwa bimeze bite kibohereye nkurubana mva Bosco ubu nari uhamagaye umpamagaye iki se kuva igihe wamugane nagize ubwoba uzi ko nje ntanariye kwe ikibazo mfite tuvuge gake mu guhita twumva ari mu nzu Bosco kuva nava iwanyu cyaje utangiye kubona impinduka mu mubiri none ejo papa yanjyanye kwa muganga asanga ndatwite none rero ndakwinginze mbarushaka uburyo dutoroka cyangwa ushaka uturukana nande ninjiye muhungu wabonye aho wirirwa uzenguruka wikatisha ninjye waguteye inda Bosco nibyo utangiye kumbwira nangiye kukubwira nkubwira iki nafata imbwa yamutereye umwana ushatse kuvuga ko ndi n'imbwa njyewe muri make ndi n'imbwa nahereka nkubwira ngo uri kungurubana n'imbwa none utangiye kunyita n'imbwa abahungu b'iki gihe shaka undi wayiguteye njye ntabwo nayiguteye urumva no mu muryango wacu barabizi ndagira umwana ndi kurera murumuna wanjye ngire nawe uwo nguwo ugiye kumunshyiraho na murumuna wanjye yabaye nk'umudugudu umeze nk'utunze umudugudu urumva nibyo umbwiye ndabikubwiye iyo mubonye abantu bamaze kugeza ifaranga nuko nguko mumera genda ushakira ahandi reka hosha genda hosha are ibyanjye byo byari ibindi ntabwo byoroshye no kwihangana nakundi amatekereza karabye turatashye reka nawe nanjye ujye guhangana na bya bindi by'iwanjye ngaho genda nyako wese aracyahari arahari ngaho genda atadodana ibindi dore ndabazi Aygo tiketi ugiye he ego impanga yanjye Abdul bimeze bite bimeze bite ni neza sha usigaye waranya duse byahataye sha nari maze iminsi mu bintu byinshi bya bari ubuzima ntabwo bwari bumeze neza amakuru ni meza narinje iwanyu kukureba mbongo cye kureba iwanyu se hari ibirenze ngo waroje kundeba
umva reka nkubwire niba unazi ubwenge nkugire inama ntuzigere n'umunsi n'umwe utekereza inzira ikuvana iwanyu ikuzana mu rugo kuko ubu ngubu ibintu byakaze. Byagenze bite se? Hanyuma se byabaye nakubwiraga ejo bundi ntabwo ubizi. Nuse warabanteje? Oya ntabwo kuba guteza byose nabikora gusa nyine wumve ko mama yavuze ngo umuhungu uzongera kugera mu rugo kundebaho gake gusa azahita amufungisha kuko barimo barakeka umuhungu tuzaza dukururana bari gukeka yuko ari uzaba warantinda kuko mama bamereye nabi byahatari. Ahubwo ndashaka ko ibintu bigira vuba. Umva nkubwire sheri, hari game narindi gupanga rero. Yibiki? Hari ukuntu ushaka kuntu tugomba kugirisha ibintu bafu. Nyine nanjye ibyo ngibyo nibyo nshaka. Nimajije kubona ibihumbi 180. Ijana yose? Naho kuba narahabonye ibintu byinshi narabibonye. Se wumva none se urabura iki ngo umuhamagara? Sheri hasi ndabura ibihumbi 30. Ni nabyo narinje kukubwira ngo umpe ibihumbi 30 numara kubima nongereho noneho n'utwo tubura twonyine ibihumbi 210 nkahita norganiza ibintu bikaranga. Umva sheri mbabarira ntibizarenga iminsi 2 utari wayabona n'ukuri. Ndabyumva ngiye gupfunda imitwe ahantu hose nshakisha amafaranga ndebe ko nayabona kuko bigomba gukorwa byanze bikunze. Sheri mbabarira yanshakire nta kindi kabisa ntuzagire ikibazo ibindi bizahita bikemuka. Ngiye kuyashaka gusa nyine narindi kwihuta mvuye ubu baranankaniye sinyiva mu rugo uretse ko ubu nari mvuye guhaha reka nyine mbe nkuretse nta kibazo amafaranga ndayashaka. Yasini ariko bitabyasha ate yasinsigaye na champagne display. Nubyibuka ejo bundi nyirukankana ariko noneho nawe ugiye kubibona mushiki wanjye wamwishimishije hejuru ariko noneho ugiye kubibona. Uzi ko ejo mama yamujyanye kwa muganga ibipimo byagaragaje ko atwite kandi n'igihe jyenyine ubizi gusa. Noneho kubera iyo mpamvu nawe ntibigeze umbana nk'inshuti yanjye ugiye kubishyira hanze.